inzara iri kuvuza ubuhuha saa izi ngizi turi kwifata tugakubitira abana kuryama bagera mu buriri byagera mugoroba inzara yabajya ati se mama nkawe umaze iki wowe na papa umugabo iyo biri kunkomerana nanjye nkamuga nawe ugenda urare hanze nese ibona abana bari kunjya wigendeye bakandaza kunyeke wibera wituramiye ntacyo uri kumfasha hari ngengenye uri kwijya nkimara kandi naho mfite nkura nawe genda urare hanze cyangwa ujye gushaka n'ahandi uke ubwo rero iyo bikomeye ngiye rwose mu ngingo yaryo ya 11 icyemezo cyafashwe gishingiye ku kuba abahagaritswe bataruje inshingano zabo uko bikwiye nyuma y'ubusesenguzi bw'inama njyanama abanyine bahise birukanwa muri izi nshingano. Amakuru rero yemeza ko abayobozi birukanywe nyuma yo kunanirwa gukemura ibibazo by'abaturage bitandukanye bigaragara muri aka karere, dore yuko aka karere mu bintu byinshi kagiye kaba kanyuma. Abayobozi birukanywe nyuma yuko hari abaturage bo mu bice bitandukanye nka Ndego na Mwiri bagaragaye bavuga yuko babuze imvura bagasonza ku buryo bukomeye. Iki kibazo cyagezeho bamwe batangira gusuhuka, nyamara ngo leta yari ifite ibyo kurya ahubwo harabaye amakuru ari breaking news nkuko muri kubibona. Rero aba bantu muri kubona ahangaha harimo uyu mugabo n'uyu mugore, muri kubona yuko rwose ari abagore babiri, ari umugore umwe akaba n'abagabo babiri nkuko muri kubibona. Rero aba bantu rwose bicishije inzara mu karere ka Kayonza. Rwose abaturage baho rwose bazize ikintu kijyanye n'inzara cyane. Nkuko muri kubibona rero Kayonza bijya kumera gutya cyangwa bajya kwirukana n'aba bantu, ukuntu byaje kugenda, haje kuba haza abanyamakuru barahagera. Bahageze barabwira ati dufite ikibazo cy'inzara, ati rwose ati yewe rwose nta n'ikintu nanavugana rwose n'umugabo kubera yuko imyaka imeze nabi, twarahinze ibintu biba nabi cyane, imyaka irapfa, ubuyobozi ntibwatuvuganira. Leta ivuga yuko babahaye na bya byuma bivomerera kugira ngo imyaka idapfa. Murabizi neza ko Kirehe ibintu bimeze neza cyane, murabizi yuko hari anasho bafite bya byuma bivomera kubera yuko bo nta kibazo cy'inzara bajya bapfa kugira, haba mu zuba cyangwa se mu mvura, igihe cyose bahora ibintu biba bimeze neza cyane. Ni Kayonza ibyo byuma bari bahaye abanyakirehe, ni Kayonza barabibahaye. Murabizi ni regulation babahaye, ngo ziye zivomera kugira ngo batazajya bicwa n'inzara. Mu by'ukuri abaturage baza ko bakwicwa n'inzara, abanyamakuru bamwe barahajya bareba ukuntu ibintu bimeze. Bamwe abaturage baho bari babona ku kibazo cy'inzara ukuntu kimeze, bamwe baramenengana baragenda bavuga ati rero akanyoni katagurutse ntabwo kamenya iyo bweze. Bamwe batangira kugenda bahunga ako karere bajya gushakishirizaho aho bimeze neza. Amakuru rero ari muri breaking news, ntabatindeho gatoya nabashyiraho n'amajwi ukuntu ibintu bimeze cyane. Wowe udukurikiranye kora subscribe and share and comment kugira ngo ukomeze kubana natwe, kugira ngo uzajye ubasha kubona n'andi makuru agezweho ari breaking news. inzara iri kuvuza ubuhuha saa izi ngizi turi kwifata tugakubitira abana kuryama bagera mu buriri byagera mugoroba inzara yabajya ati se mama nkawe umaze iki wowe na papa umugabo iyo biri kunkomerana nanjye nkamuga nawe ugenda urare hanze nese ibona abana bari kunjya wigendeye bakandaza kunyeke wibera wituramiye ntacyo uri kumfasha hari ngengenye uri kwijya nkimara kandi naho mfite nkura nawe genda urare hanze cyangwa ujye gushaka n'ahandi uke. Ubwo rero iyo bikomeye ngiye rwose musohora ku ngufu n'abaturage ngaba simbeshya ngewe ndamusohora kuko nubundi kugira ngo ntago nzamenya kujya indimi mvugira ahagaragara. N'iri joro twara dupfuye inzara ndamugatire wa mugabo inzara. Ushobora kumva bavuga ngo inzego zikamanuka ngo mwebwe murasabye isura igaragarira uko abaturage babayeho. Cheers. Isura y'ubuyobozi igaragarira mu mibereho myiza y'abaturage. Simple. Iyo ni equation ya premier degré. Isura y'ubuyobozi igaragarira muri welfare and well-being yabo bayobora. Abantu bagomba kubyumva. Uwaburaza meya yamenya yuko inzara iryana. Ndabisubiramo kugeza no munsi wa none, ibi n'uburangare
si uko hatari ubushobozi bushobora kugaburira aba baturage. Ndabyibuka, usibye n'ibyo n'uturere ubwatwo dushobora gukorana. Ubu uyu munsi ntabwo amapfa ari mu Rwanda hose. Hariya ni ikibazo kimaze igihe, njye mbona yuko ni no kunanirwa no gufata ingamba, harimo na negligence. Hari ibintu bimwe ureba, niyo mpamvu nabwiye reka tubanze tuvuge ibindi, iki kintu tuze kukijyaho. Ariko ibi bintu biteye isoni, biteye ikimwaro, ni aibu haba kuri twe nk'igihugu, ariko cyane cyane ku bayobozi bafite hariya hantu hari ikibazo dufite. Kuki utakaramforo wowe meya, n'ubundi hari ibisubizo bikurenze. Ibiza ntabwo ari wowe bikurura. Inzego za leta zirakorana, minisiteri y'ibiza ikorana n'iy'ubutegetsi bw'igihugu, bigakorana n'iy'ubuhinzi, bigakorana n'ibindi. Ikintu cyitwa food security ni ikintu gikomeye cyane, binasaba n'inzego z'umutekano ko zijyamo. Where is intelligence yacu? Kuki ibi bintu idashobora kubitanga? Rimwe na rimwe mumbabarire, nta kintu ntinya na kimwe mugenzi ko mpagaze mu kuri. Ndibaza abakozi ba NISS baba mu karere bamaze iki, ku buryo badashobora no kutipinga kuvuga ati this situations like this. Bari inshuti z'abayobozi. Nje kubwira ko ibintu byacu bimwe byapfuye, solidarity iraho ngaho yunamye, who controls what, ibintu uko bimeze byose byaragiye biravanga bihinduka nka pire, ntabwo bikunda. Ubu uyu munsi none wambwira yuko intelligence yaba ya gisivile zaba iza gisirikare ntabwo bashobora gutanga amakuru kuri ibi bintu. None security twasira ni iyihe mu gihe abantu bameze gutya? Ntabwo ikibazo gihari uko ibi bintu rigaba batabizi. No please, ibyo ngenda byemera yuko hari urwego bigeraho bakabibika bakabigira ibyabo, ntibashake n'igisubizo bagasinzirira aho ngaho. Nuko bimeze. Reka rero uyu munsi none ikintu nakora cya mbere, NISS Kayonza nabanza nkamufunga. Mumbabarire, namufunga. N'abandi bose bahari bari bonteze nkabafunga. Tuve mu bintu byo guteta ndetse n'inzara bahuye nacyo ngira ngo ibintu mwarabibonye ejo bundi ku mbuga nkoranyambaga n'amavideo agiye atandukanye, abaturage bari gutakira itangazamakuru. Uwo muturage yitwa Mukasine Redempta yaragize ati tumaze igihe nta mvura tubona, turahinga imyaka ikuma, ubutaka bwabaye umwiyanike, ubu imiryango myinshi kubona amafunguro biragoye cyane, kuko ubusanzwe twahingaga tugatungwa n'ibyo twejejwe. Bavuga ko izuba ry'iwabo ryabaye nk'icyorezo, aho ngo igisubizo cyonyine ari uko bahabwa uburyo bwo kuhira buhoraho. Urumva iyo myaka yose igera kuri ingahe? Kuri 3. N'uyu muturage aravuga ati igisubizo twahabwa, kimwe mu bintu twakemurirwa n'ubuyobozi nuko hashyirwaho uburyo buhoraho bwo kuhirwa. Ari undi muturage yarize ati igisubizo cyonyine gikenewe nuko leta yadukorera uburyo bwo kuhira kuri ubu butaka bwacu. Duturanye n'ibiyaga 3 byose byakwifashishwa tukuhirirwa imyaka. Ubusanzwe twe turi abakozi kandi bahangana n'ibibazo biri mu karere ka Kayonza. Ku rubuga rwa X rw'akarere ka Kayonza rero babihamije baravuga bataba twamaze kubirukana. Inama njyanama y'akarere nayo ivugwaho imikorere mibi. Umwe mu banyamakuru bakurikira by'imiyoborere mu nzego z'ibanze ariwe Joseph Hakuzwumuremyi w'ikinyamakuru Umuryango yanditse kuri X ko njyanama y'akarere ka Kayonza imikorere yayo iri wireless kwitagera mu baturage, ngo byose rero bikaba bikwiriye kuvaho. Avuga ko muri iki cyumweru abajyanama b'akarere ka Kayonza bamwe batanaherukaga muri ako karere, bicaye mu ngo zabo bakora inama kuri murandasi, ntibamenye ibiri kubera kuri tere. Ngo rero ngo ntabwo bigeze bakurikirana ikibazo cy'inzara no kwitwa ngo ubw'abajyanama bataba no mu karere. Ubundi umujyanama buriya biba bikwiye yuko nako karere akageramo. Uyu munyamakuru rero ati ndi kwibaza icyo abajyanama bo barushije Nyobozi Kibura, none abo bajyanama bamaze gukuraho Nyobozi, ubwo bikwiriye kuvuga yuko n'abahubwo nk'uko mukomeje kuba mwabyumva rero. Aba bantu rwose bamaje kuba rwose bagenda bavuze yuko rwose n'akazi batagakoreraga mu rugo, mu kazi nyine bagakoreraga mu rugo, rimwe na rimwe babaga bibereye no mu kandi kazi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo imirimo ibiri yananiye impyisi. Nabo niko bigenze, birangiye bashimye amafaranga yo murandasi, ubwo aya leta yo birangiye nyine
bayahebye ya leta babonye ari makeya bashaka gushyiraho n'ibindi none mwiyumvire rwose ibintu bibabayeho ni agahinda gakomeye cyane ni inkuru rwose itari nziza cyane ariko nyine ni ukwihangana ibi bintu nyine bibaho ariko nabo bakoze amakosa nabo bakoze amakosa kubera yuko aho abaturage barindira guhamagaza itangazamakuru buriya ntabwo biba byoroshye burya ibintu biba byarakomeye kandi ngo inzara bayimaranye imyaka 3 nk'uko mwakomeje kuba mwabyumva muri make rero nta kindi kintu wenda nababwira abaturage rwose mwabaje kuba mwakwihangana mwihangane ibintu biraza gucamo cyane baraza kubazanira abandi kugira ngo babashe kuba bakemura ikibazo cy'inzara cyaho ngaho wowe udukurikiranye nk'uko nakomeje bibabwira kora subscribe kuko ni ingenzi ikindi kandi wiko no guhita ukora like aya makuru kubanya kugejejeho si ingenzi nyuma y'ubusesenguzi bw'inama njyanama abanyine bahise birukanwa muri izi nshingano. Amakuru rero yemeza ko abayobozi birukanywe nyuma yo kunanirwa gukemura ibibazo by'abaturage bitandukanye bigaragara muri aka karere, dore yuko aka karere mu bintu byinshi kagiye kaba kanyuma. Abayobozi birukanywe nyuma yuko hari abaturage bo mu bice bitandukanye nka Ndego na Mwiri bagaragaye bavuga yuko babuze imvura bagasonza ku buryo bukomeye. Iki kibazo cyagezeho bamwe batangira gusuhuka, nyamara ngo leta yari ifite ibyo kurya ahubwo harabaye uburangare mu kubitanga. Bivuga ko kandi ko abayobozi batumvikanaga, abenshi bahoraga bashyamirana kubera kudahuza mu byemezo bimwe na bimwe. Ni ikibazo cyagiye kiba inshuro nyinshi kugeza ubwo bamwe mu bayobozi babunga inshuro zirenze imwe ngo barebe yuko ibintu byakemukanye. Maze Jean Bosco yatorewe kuyobora akarere ka Kayonza mu Kozari na 21, ni mu gihe Munganyi nka Hope we yinjiye muri komite nyobozi y'akarere ka Kayonza mu mwaka wa 2018. Birumvikana amazemo igihe abari mu gukinisha ibi bintu, abari mu gukina ibi ni ugukinisha n'ubuzima bw'abantu n'igihugu. Security ya mbere irenze iyo ku meza ni iyi, nta nimwe mwagiye mubona ukuntu ampire zagiye zirindimuka kubera kunanirwa kwita ku bibazo by'igifu cy'abaturage bazo. Ubuzima se niki? Ubuzima ni ukurya. Na mudugudu yavuze bati biragoye kuyobora umuntu ushonje. Byakunda biteze. Wamuyobora gute se? Yatanguye musaruro se. Ariko nenge n'abagabo bahariye. Abagabo bahunga ngo kuko zibaba. Abagore bati bagabo nibo babanza kwihuta, bari abagabo batinya inzara cyane. Abagabo man, bagabo natwe muri minsi twire kwisubiraho. Urase ugira ngo ni inzara bahunze. Abahunze gukemura ibibazo uryo umugabo hunza amarira y'abana bati ndabigira nti. Ariko nk'umugabo rero umugabo ati ntetse imitanga, umugabo arateka iki? Imitanga nawe. Nk'umugabo yakabaye yajya Kirehe akajya kudeya akazanira abana. Uwo niwo mugabo. Niyo mpamvu babwira ko abagabo biki gihe benshi kubona abana barira nabwo ukagenda wamereza. Ntabwo kwiriye kuba umugabo uza mu frere. Umugabuza ndaragira ati mwaramutse ibyo bintu muri kuvugaho by'amapfa muri Ndego byatubayeho Nyagatare muri 2014, ariko baradutabarije twagiye gufata inkunga ku kagari buri minsi 3. Rero ntaho mapfataba n'ubuyobozi byo ngibyo rero cyakomeza ntaho mapfataba meya rarangaye cyane akwiye kwirukanwa. Oya rwose ngereka mbabwiza ukuri seriously munyihanganire, hari ibintu bimwe bidakwiriye muri iki gihe. Communication yacu maze kuba ikibazo cyane cyane mu nzego z'ibanze, uburyo bakoramo bakagerageza gupfuka ibyo bapfukirana n'ibindi biratudindiza. Rwose nta ngingo nimwe ngenda bikubwiye nahera kuyobora na SSR ya nkamufunga kuko bari bakwiriye gutanga amakuru. Kuko what is the use of intelligence? Ikimaze niki? Imaze kugira inama leta, sibyo? Kugaragaza ikibazo bihari n'ibishobora kuba. That is it. Buri abantu bajya bibeshya kwa ngo intelligence no kuza kukuneka ngo bagufunge. No. Na makuru ya situation buri munsi you advise the government. That's the role of intelligence. Habaho level za intelligence zitandukanye. Kandi zikaripotinga kugira ngo bakore scrutiny barebe what is the reality atabamo kwibeshya. So what do you hariya dufite ushobora kwasanga military intelligence, ukahasanga civil intelligence, ukahasanga what police yo ntiyigira even police ayo cyane. No say what abo bose ngewe mwene muzehe nabafata nkababika ibisigaye sakindi kazaye byari bindi kandi